Bavandimwe ba BFO Chris, ndabasuhuje ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana Data wa twese uri mu ijuru akomeza abane namwe. Hashize igihe tutaganira cyangwa se tutagira ubusesenguzi dutanga, nubwo twari tubisanganywe, ariko reka mbanze nshimire abanyamakuru bacu, umusesenguzi wacu wo kuri BFO Plus, kandi mbifuriza uburambe, kandi mbashimira uburyo basesengura, uburyo bakangurira akarere, uburyo bakangurira abanyarwanda, abarundi, abakongomani muri rusange, n'uburyo twakagombye kwifata, ndetse rimwe na rimwe bakebura n'abayobozi b'ibihugu, babagira inama, n'abasirikare bari ku rugamba. Bavandimwe, maze igihe ariko naje guhura n'akabazo k'uburwayi, mbura ukuntu nongera kugira ngo tuganire. Ibintu byinshi byagiye bihita byinshi cyane, nkabura uko nabikoraho ikiganiro cyangwa se ubusesenguzi. Ariko uyu munsi wo kuri ino tariki 16 z'ukwa karindwi 2025, nifuje kugira ngo tuganire pe. Bavandimwe rero, ndagira ngo tuganire ku tuntu dutanu cyangwa se dusesengura utuntu dutanu turebana n'ibi bintu, n'ino ntambara turimo. Turebane ubutegetsi bwa FPR, tuyirebeho kari agatsiko k'u Rwanda, turabinyuramo. Navuga ngo urebye tusa nkaho turatangirira kure turangiza uno munsi, ariko turagenda turi gusita, ntabwo biratinda. Ntimugire ngo wenda ni byinshi kugira ngo mube mwacika intege, ariko nanjye nabonye nshaka kubivimuzi mvugeho uburyo mbizi. Hari abantu bamwe wenda hari abagiye bavuka nyuma batazi ngo ibintu bimeze gute, cyangwa se batanakurikirana amakuru n'ubu ngubu tuyarimo, bamwe batamenya aho ibintu bigeze, ariko nibura yakumva iki kiganiro, yafungura kino kiganiro akabyumva byose, ugasanga amakuru arakusanyijwe. Burya nicyo amakuru amara, nicyo ubusesenguzi bumara. Wowe iyo wumvishe ikiganiro, ndabwira abari bunkurikire, wumva n'amakuru utabashije kumva, kuko niba wabonye amakuru runaka, undi akayabona runaka, hose ntabwo wayumvishije. Biba byiza rero yuko umusesenguzi cyangwa se umunyamakuru yavuze, hari ibyo wumva wenda uzi, ariko hari ibyo wumva utaruzi, kuko twese ntabwo dukurikira kimwe. Sawa rero, twihuse, ndagira ngo mbese muri make ikintu ngamije no kugira ngo ntange imbuzi, mburire abaturage cyangwa se abatuye muri aka karere kacu kose, kuko turugarijwe bavandimwe, tugarijwe n'umwanzi witeguye, wavuye kera yitegura. Imyaka 30 irashize, afite amayeri yapanze, afite umupango we. Kugeza uno munsi twahuye n'ibibazo byinshi. Aka karere, impamvu uvuga aka karere, nta muntu bitagezeho kuri kano karere, nubwo bitatugezeho mu gipimo kingana, ariko twese byatugezeho. Muri make rero, turareba ikintu cya mbere. Ndashaka kugira ngo tumenye ngo tuvuge FPR cyangwa se inkotanyi, kariya gatsiko ni muntu ki, ni bantu ki? Ese twaba tubasobanukiweho kimwe? Ese hari buri muntu wese ashobora kukavuga bitewe n'ibyo yakabonyeho. Icyo turakivugaho, noneho gake tunyuramo twongere tuvuge uburyo kari agatsiko kamaze gufata igihugu, turabivugaho nabyo gakeya. Tuvuge mu kwinjira muri Kongo, batera bajya gucura impunzi ku ngufu, kandi nta hantu biba, nta mahanga, nta kindi gihugu kibikora. Ibyo nabo turabivugaho. Noneho tugere kuri aya masezerano y'amahoro ari kuba, uko yatangiye, nabyo tubinyuremo. Turaheruka bavandimwe ikintu cyitwa ubutumwa cyangwa se iyerekwa byanyuze muri ngewe ubwanjye, turi kuvugana. Ni ubutumwa nabonye kera, ndababwira imyaka nabubonyemo, ariko ndabibika, sinabivuga. Uyu munsi rero kuri ino tariki, buriya niho Imana yemeye ko mbitambutsa.
twihuse rero reka dutangire. Inkotanyi cyangwa se kariya gatsiko ni bantu ki? Bavandimwe, ndibuka muri 1994 duhunga tuva mu Rwanda tugeze i Goma. Ako kantu gatangiriyeho kugira ngo ntakibagirwe. Twageze i Goma, ndibuka twahageze nka saa 11 hari gucyo, twambutse neza, tugeze kumva ngo turi i Goma, kuko uko twagendaga twari ikivunge. Abantu bazi ahantu bita muri Mahoko, umuhanda kuva Mahoko kugeza i Goma nta muntu wabashaga gutera intambwe ngo atere nka santimetero 40. Buri muntu nibura wenda intambwe nyinshi yateraga yari nka santimetero 10, 5, n'ikirenge cyagendaga kikuruza gutyo, ukurura ikirenge, kugira ngo umuhanda ni ukuvuga ngo wari wuzuye abantu. Ndangira ngo wenda banyuze muri urwo rugendo, n'urugendo rurerure babyibukireho. Noneho rero nihuse twagiye tugeze i Goma, bari kudukurikiza amabombe. Hari umugabo twari turi, ntabwo navuga ngo ninde, ariko yavugiye iruhande rwanjye, numva ariruhukije, avuze ngo mana we, igihugu cyacu cy'u Rwanda ngo gifashwe n'amabandi. Ntabwo nukuri iryo jambo nararizirikanye, murebe imyaka ishize yose rindimo, nararyibutse nkurikije ibintu byagiye FPR n'ukuntu karagatsiko kayobora igihugu. Bariya abantu buriya bwoko umuntu atapfa kubona izina ryabwo. Nako kantu karagarutse kangumamo, ndavuga ngo aka kantu hari ntabwo nzakibagirwa pe, ntabwo nzakibagirwa. Noneho nibaza ubu kugeza uno munsi, ndibaza ngo uriya muntu twaribwo twari tugihunga, niba yari n'umusirikare ntabwo mbizi, twari duhunga. Niba muri make naje gufata ko, cyangwa se na none munsi mvuga ko yari umuntu waba warahuye n'abo bantu, cyangwa se ntekereza ko yashobora kuba yari umusirikare cyangwa se yari umuyobozi wari ubazi neza. Ko twese batera twumvaga bari kuvuga ati ni bwa buntu bw'amavunja buri guhekenya imbingo, intoke z'imbingo inzara yabishe, tukumva ukuntu babakubise, babishe, bagize gute. Nuko twahunze twebwe tubizi nk'abaturage, niko twahunze tubizi. Noneho numva iryo jambo rarivuze, ndavuga nti se uyu muntu ibi bintu bimeze gute? Nyuma rero niho naje gutekereza, numvishije Evode avuze ngo kariya gatsiko, ngo bariya abantu b'i Kigali ngo ni agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro. Muri kubyumva kandi muzi igihe Evode yabivugiye ari hanze. Noneho nyuma koko natwe tuza gukurikira uburyo bariya abantu baza mu gihugu. Bavandimwe, reka mbabwire, bariya abantu bateye, nge niga i Nyagatare mu Mutara, niho nigaga. Noneho mbanje no gusuhuza abantu bigaga ahantu i Nyagatare mu Mutara, ndabasuhuje. Uzanyumva azamenye ko musuhuje kandi ko uzaba akiriho, nizere ko bamwe bakiriho. Noneho abo binjiriye Kagitumba, binjira turi mu kigo cy'amashuri aho ngaho. Mbabwira uburyo wa mugani aba bantu ari agatsiko k'amabandi k'abagome kahereye kera. Ubwo ntemereye ku ntangiro kugira ngo abantu batagira ngo hari n'ibintu byaje birahinduka. Ni abantu batangiye ubugome bakivuka, kandi nk'uko mubyumva mu makuru yose, uriya Kagame yari umuntu, yari nka Pilato, ni umuntu wicaga, ngo yicaga no muri Uganda yica abantu benshi cyane, ngo bagiye bica abantu benshi cyane, mbese wagira ngo niyo training bafashe. Noneho nihuse bo binjiriye Kagitumba, ntabwo twabashije kubimenya, ariko tukaba twari turi kumwe n'abanyeshuri bamwe. Nimvuga ngo bari abatutsi, ni kuvuga ngo ndavanguye bavandimwe, ntabwo ari kuvangura, ahubwo abantu bahigaga wenda bazandika no muri comment numve. Hari umututsi witwaga Kajanja, yari afite ubutoki buhese. Noneho hari n'abandi bahungu n'abandi nyine, ariko ubwo nyine bari abatutsi bo tuza kubabura mu gihe gitoya. Ubwo ndi gushaka kubabwira ko mbese hari umupango wari warapanzwe, tubabuze mu gihe gito. Noneho ubwo baragenda, noneho tuza kwiyoturuva twumva ngo Kagitumba ngo barwanye, ngo inkotanyi zateye. Twumva gutyo, tukajya tubona imodoka y'abasirikare irahise, tukabonamo inkomere.
mbese turi mu buzima bumeze ukuntu. Noneho nihuse bavandimwe, twari dufite umuyobozi witwaga Ndahiro, ndamwibuka, yari ikigabo, yari directeur, ikigabo kibyibushye, wenda wawe higaga zanyumva zabimenya. Noneho baza kugura, nimvuga kugura mwumva ibintu bari gukora muri Kongo, baza kumugura. Noneho bashaka kutugura, ni Imana yadukijije, natwe ubu ngubu, nanjye ubu ndi kuvuga ubu mba narapfuye, mara nagiye mu gisirikare cyangwa se mba nkiriho sinzi, ariko bari baguze icyo kigo kubera ko cyari kihegeye, bashaka kugira ngo bafatemwe abantu babashe kugira gute babajyane ku rugamba. Ntibyabashije gushoboka. I Kigali baje kubimenya, bahamagara directeur ngo abanyeshuri twamaze kumenya ko, ariko noneho hagati aho tuza kubona indege iri kurasa ahantu bita Igabiro. Igabiro rero ubwo ni ukuvuga ngo bari indege yari ikora reconnaissance Igabiro kure, bari banagezeho deja. Noneho ubwo batunyuzeho. Noneho ubwo ako kanya bahamagaye ngo baramubwira, niko twumvishije ngo nihagira umunyeshuri ufatirwa muri icyo kigo uzabiryozwa, uzabibazwa. Niko twumvisha amakuru gucyo nyuma. Noneho yanze kuviramwo aho, cyangwa se yanze kugira ngo atagira wenda ibyo bari basezeranye, ntago mbizi, yanze kugira ngo bataviramwo aho. Bo bakoze trike, ubuyobozi nibwo ndumva wenda n'ubuyobozi bw'ikigo, ntago mbizi, tuzabikurikirana nyuma. Noneho bakinga, icyo gihe twari turi muri refectoire turi kurya. Noneho bagenda bakinga amahome, bakinga amashuri. Murumva ko ibintu by'abanyeshuri byose yari ukurya, bose baba bagiye. N'abari ndatekereza ko n'abari bari mu mashuri babakuyemo, ariko tubona bazanye inkoni abantu benshi, badukubita batubwira ngo ibiryo turabita, ngo nimuvemo mugende, batwereka ahantu turagendera, ngo baduteye, ngo basirikare baduteye, murapfa. Batwambutsa hakurya umuvumba, turagenda twagiye ijoro, amabisi akajya aza kudufasha twananiwe, twabona indege inyuze mu kirere tukaryama hasi mu byatsi. N'urugendo rurerure. Umuntu wigaga muri icyo kigo ndatekereza ko akibyibuka. Noneho turara ahantu muri groupe muri sociale Ibyumba, niho twaraye. Ubundi nyuma y'iminsi nk'itatu amabisi aza kutujyana mu bigo, batujyana iwacu, ducyura iwacu. Ako kara kanyuzemo. Noneho uburyo uwo mupango noneho w'inkotanyi umeze, ku buryo ari agatsiko k'amabandi, wa mugani kapanze ibintu, ariko kakavuga ati ibintu tuzabikora dukoresheje intwaro. Kaje gufata igihugu rero gute? Ubwo ndihuta. Kaje gufata igihugu gasensibiliza abantu, kababwira ngo twebwe tuje gukuraho umuganda. Leta y'u Rwanda Habyarimana arabasoresha, icyo gihe ndibuka ko basoraga amafaranga 400, ati twebwe nta musoro tuzigera tubaca, nta muganda muzongera gukora, demokarasi igiye gukwira mu gihugu, amoko agiye gusabana. Kandi muri kubona ko abantu mbese mutisanzura mu gihugu, ibintu byinshi cyane barabeshya. Mbese baza babwira ayo makuru, mbese niyo baje babwira abantu. Ariko bavandimwe bamaze gufata igihugu, baje gukora iki? Baje kubohoza ikintu cyitwa amazu. Ubwo ni ukuvuga ngo twe twari twamaze, baje gufata igihugu, abaturage bose barahunga. Ubwo nari kubwira umuntu utaruhari cyangwa utari wakavutse, abantu bose bo mu gihugu twarahunze, n'ingabo na guverinoma, inteko ishinga amategeko, nta bantu umuntu wari warize wese, kuko bakigera mu gihugu batangiye kujya bica abantu, barondera umuntu wese wize. Ndatekereza ko ibyo ndajya mvuga murajya mubikompara n'ibiri kuba ubu ngubu muri Kongo, ibyo bari gukora. Noneho bakaza babaga umuntu, turibuka ko batubwiye umudamu bigeze kubaga, bakamukuramo umwana, bakamusiga, baratera umwana bamushyira ku ruhande, basiga umwana arangaye gutyo. Ibyo byabayeho muri za Byumba. Noneho bwamaze gufata igihugu, baje kubohoza amazuru, basanze nta muntu urimo, bimakaza ikintu cyitwa amacakubiri. Barema imitwe cyangwa se amasosiyete cyangwa se amagurupe, bagafata abanyeshuri. Muribuka ko hari abanyeshuri, umuntu wabaga ari umututsi we yararihirwaga buruse, yahabwaga buruse, ariko umuhutu ntayihabwe. Byose ni amacakubiri bagize gute binjije mu gihugu.
ubwicanyi bwo bwabaye ubwicanyi bw'urubozo bwo bwabaye bwinshi, ntabwo nabuvuga. Ndibuka navuga nko mu bacengezi, mu gihe cy'abacengezi, mu ntambara y'abacengezi, biriya byose muri kubona bari kugenda batwika amazu muri Kongo, baragendaga, ni ukuvuga ngo twamaze imyaka 2 muri iyo ntambara y'abacengezi, baravugaga ngo ziraje, tugahunga, tukava mu gitondo tukagenda, tukagaruka nimugoroba, batubura bari guhiga abantu, bo bafataga baramwicaga silvupre. Noneho bamubura, bagera mu mazu bagasahura, ubundi bagatwika inzu bakigenda. Ndibuka rero ikintu ngiye kubabwira ahantu muri iyo ntambara y'abacengezi, akantu ntasiga, hari umusaza ubwo dufite isano duhuriyeho, wenda sindamuvuga, ariko we yabuze ukuntu ahunga, arangije bamugezeho baramubaga. Ubwo rero narindi hafi neza, narindi hafi kuko ubwo bamugezeho, we yahunze ajya hafi y'agahuru hafi aho, nanjye ubwo narindi hirya, ariko ubwo twari tuzi ko bataragerayo. Navuga ngo mbese ni izo ngo zari zegereye ishyamba, ni ingo zituye ahegereye ishyamba. Ubwo nanjye ubwo narindi hafi aho mu ishyamba, noneho mu gutaka akavuga ati, bakamubwira mwumva ukuntu hari abagome ngo ihangane tugiye kurangiza. Bavandimwe, ni umusaza dufite isano duhuriyeho, byo ntabwo ari ngombwa ko nabivuga, wenda ibyo tuzatubivuga igihe nikigera. Noneho aho wenda naho reka mpataruke, ariko ubwo mwumvishije uburyo bamaze gufata igihugu uko bagiye bakora, bariya bavuga ngo baje ngo guhuza abanyarwanda, ngo baje kuzana demokarasi, ibintu nk'ibyo. Nyine ubwo bakigera mu gihugu ubwo barasahuye, inzu bazituzamwe abantu, amamodoka barajyana, imirima baratwara, nuko noneho gutera Kongo rero babonye ko twe igihugu cyose cyahunze, baravuze ati abantu ntabwo baba hanze, natwe ngo tube hano tubishobore, cyangwa se ngo tuyobore igihugu. Buriya mu by'ukuri hari umuntu wigeze kuvuga ngo wenda ngo aba FDLR cyangwa se abahutu bari hanze, ngo buriya ngo ntabwo babujije amahoro u Rwanda, ngo kubera ko bataruteye cyangwa batarurwanyije. Ariko ndababwira abavandimwe, ntabwo akari agatsiko kigeze kagira amahoro kuva kabona abantu bose bakiri hanze. Muribuka ko baje kudusanga mu makambi, nge nari ndi mu nkambi ya Mugunga. Ndibuka uburyo bakusanyije inkambi zose bakazijyana, bakazizana, bakazirundarunda, barasa, bakubita, bica, baraturundanya, twese baturundanyiriza ahantu bita Musake. Aho hantu naho bavandimwe ndagira ngo mbabwire ibintu byahabereye. Ni ukuvuga ngo nkungo twari twarahunganye n'ingabo zacu ziturinda, zigira gute wa mugani, ntabwo natinya kubivuga kuko baradufashije. Ndibuka tukiri Mugunga, tukiri mu makambi, batari baturundanya hamwe, ndibuka ko bajyaga kurwana nazo ziri kwinjira muri za Kibumba, hari baratubwira ngo bari kurwana nazo iyo ngiyo zishaka kwinjira ngo zidufate, kandi baraduhagarikiye n'ibiryo silvupre. Oni ntabwo yari kitugaburira, nta kintu twabonaga mu nkambi. Mwumve urupfu abanyarwanda bagiye hanze cyangwa se bahuye narwo kubera agatsiko k'inkotanyi kazi bari yabicanye. Noneho ubwo ndibuka icyo gihe bajyaga kurasa, bakaza bakanywa gakoma, nako twashakishije, bageze badufungira ibyo kurya, impunzi ntizongera gufata. Noneho ro bigenda gute icyo gihe? Noneho baganjijwe, birumvikana nta masasu bawe bafite, ntaki, inkotanyi zije ari kivunge zirabanesha. Noneho baturundanya kuva Gatare, Kibumba, Kayindo, Mugunga, kwese badutsindagira ahantu hamwe hitwa mu Musake. Abantu bahazi, hepfo hari ikiyaga cya Rakuveri, harandi haragura amazuku, hakurya yo za hari imisozi yongiyo za ntuza hakurya yo mu Isake. Ubwo noneho tutabasha no gukomeza, ntitwari tuhazi. Ubwo ndibuka hari ku munsi wo kuwa gatanu, abari bahari babyibuke, Imana yaje kudukiza gute. Ibi ntabwo nakwibagirwa, Imana uruhari bifitemo muri izi ntambara cyangwa muri ibibazo twahuye nabyo. Imana yakomeje kubana natwe na n'ubu, kandi bavandimwe mwumve ko Imana tukiri kumwe. Noneho hari kuwa gatanu, imvura mu masaa 11 saa 12, ndibuka ko nari ndi kumwe na muramu wanjye ubwo yari umusirikare, araza dusezera, aravuga ati rero mwebwe muri abasivile,
none mugende ubwo na mushiki wanjye twari turi kumwe, mwebwe uko barabakora bigende gutyo, niyo barabasubizayo ntabwo tubizi, ariko ubu twe turagiye turakomeje amashyamba, urugendo turarukomeje. Icyo gihe rero kugira ngo abo basirikare bari baturinze babone uburyo babone bureshe yo kugenda, niyo Imana yagushije imvura guhera nko mu masaa 10, igusha imvura igeza hari nko mu masaa 11 za mu gitondo, bari kubabona uko bagenda baramba. Bwaje gucya rero twebwe ubwo twaraye aho twaragiye tubamba uduhema, tubona mu muhanda harimo inkoni kiboko cya FPR karagatsiko bari abicanyi bari abagome, tubona bari kujya bakubita, ubwo nge nari ndi ruguru, bari kujya bakumira ngo mumanuke. Ndibuka ijambo batubwiye ngo mwabicucumwe mwajyaga hehe, ngo musubire mu Rwanda batwereka. Aho rero bavandimwe nta byinshi ndahavuga, gusa nashaka kugira ngo mbabwire ngo ibintu u Rwanda rukora cyangwa se kariya gatsiko gakora, bariya bicanye ibintu bakora, ndatekereza ko nta kindi gihugu cyabikora, kuko ndumva ko impunzi yabaga ihunze ivuye mu gihugu ikaba irajabutse igiye mu kindi gihugu, birumvikana kugira ngo badukore n'ibyo, hari abayobozi ba Kongo bahise bagura, birumvikana kugira ngo badutange, ariko nta gihugu kibasha gukora ibyo bintu ngo cyemere ko abantu babacura gutyo, ababishaka n'abatabishaka bagende. Twaragiye rero ubwo nyine ibyo badukoze tugeze mu gihugu, nta sinabibara, ntabwo nabyo nabirangiza, ni ibyo nyine twagiye mu byo kuzerera. Noneho rero bavandimwe reka ntaruke ngere hano kugira ngo ntatinda, ngere muri aya masezerano y'amahoro ari kuba yagiye aba. Muribuka ubwo ndacyari ku gatsiko k'amabandi, ku bayobozi b'amabandi, ntabwo ari abayobozi, ntabwo ari abayobozi b'igihugu, ntabwo guverinoma, ntabwo ari abantu navuga ngo ni abantu barize koko, ariko sinibaza, ntabwo nge ndibaza bavandimwe, guverinoma ni abantu baba barize, inteko ishinga amategeko ni abantu baba barize kandi barahiriye kugira ngo bacunge barebe imibereho y'ubuzima bw'abanyagihugu, ariko mubona ukuntu bari abantu kugeza uno munsi ntacyo bavuga, ntacyo bakora, gusa usibye wenda uriya muyobozi wabo wihararanga ari gutukana, ariko bo baracecetse. Igisirikare ni abantu baba bashinzwe umutekano w'igihugu n'iby'abanyagihugu byose, n'abapolisi nuko, ariko bose baracecetse. Bavandimwe ndagira ngo ngaruke naho ngaho nkivuga ku kantu ko kurinda ubusugire bw'igihugu, ko arizo nshingano z'igisirikare cyangwa se igipolisi cyangwa se n'abacamanza n'inzego z'ubucamanza. Murabona nibura muri Kongo hari abantu bari bivumbagatanya batera mbese amabuye Kisekedi, bavuga ngo n'ubuyobozi bubi. Biriya ni demokarasi, biriya biremewe mu gihugu cyose, muri demokarasi biriya biremewe. Saba mutuka, saba gira gudusaba munenga, saba nabariya ndetse bashaka gukora kudeta, biriya nabyo ni ibintu bibaho, ariko ndibaza nubwo bitari byiza, ariko ni ibintu bigenda bibaho mu bihugu. Ariko bavandimwe ndabagenda basaba ngo murebe mu Rwanda ni igiki, ikiriya gihugu cy'u Rwanda Imana yemeye kugira ngo bari abantu bamere kuriya. Nta muntu uvuga keretse abari gutuka abahutu gusa. Umuntu uri gutuka umuhutu niwe wemerewe kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda. Murabibuka bari abakobwa bagenda bakihararanga, nabariya abagabo bakavuga bati twe mwibeshye gatoya, Kagame nakopfora nako nagira igicurane nanapfa mumenye ko muzamurangiye mwebwe mwabihutumwe. Mwibuka ko bageze naho batwita ngo ni imitubu y'ibikeri, ariko ibyo ni abatutsi nyine bataye agaciro, badafite ubwoko. Ntabwo ari abatutsi muri rusange, abatutsi bafite umutima muzima ndabazi, barahari kandi baracyariho, twarabanaga cyane. Ndibuka nsubiye inyuma gato navaga kwiga, hari abatutsi twari duturanye nkasanga bansigiye umutobe, twarabanaga cyane muri iyo hafi y'intambara ndetse no mu ntambara. Nibuka ko nari mfite akazu mu rugo nari nubatse, hari umututsi nyine muri urwo rugo yari umusore, haraza uburyo nari nakubatse nshyiramo ka purafo, haraza yigiramo yibera aho ngaho, nza kumubona hashize nk'umunsi. Nuko ni abantu twabanaga neza. Rero abo rero baracyanariho n'ubundi, ziriya nkoramaraso nyine babandi ba Kagatsiko b'abavantara, babandi babitojwe muri Uganda, kandi noneho wagira ngo barabarasaza amaraso
mbese nuko nyine bimereye nibo bakiriho, ariko nta rukuvuga ngo n'abatutsi bose bavandimwe. Abatutsi cyane abasanzwe mu gihugu baracyafite umutima, abandi barawutaye, abandi bararozwe, sinzi niba barabahaye babaha amaraso y'ubugome bakayabatera, ntabwo mbizi. Bavandimwe rero ngeze kuri aya masezerano, muribuka amasezerano yabaye, ndagera kuri ariya Kagame yihishe. Ubwo ndacyari kuri buriya bwoko, buriya buyobozi ni ibiki? Kagame ni muntu ki? Ni muntu ki kwe? Bageraho bavuga bati reka baragenda hose babijyamo, baraderura byose, bati dushaka ko musenya FDLR, dushaka ko M23 ishyikirana na Congo n'ibiki. Angola yanga kujya gusinya, yanze kujya gusinya. Muzi uko byagenze. Amerika iradutabara, Imana inyura muri Amerika, Amerika iradutabara, bagera naho bajya gusinya, nako biremezwa ko bajya i Doha muri Katari, byose murabizi. Bagera muri Amerika, noneho ubwo abaminisitiri barasinya ubanye n'amahanga, amasezerano turavuga ngo wenda umutekano uraje. Muribuka rero nyuma yabyo Nduhungire uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ukuntu yamaze kuyavamo, yagera i Kigali agahura na kagatsiko kakongera noneho kakamusubiza inyuma, noneho ugasanga nawe atangiye kuvuga ko aya masezerano ntacyo amaze. Mwumva abo bantu, mwumva abo bantu. Ariko ikintu ushaka kugeraho cya nyuma kuri aya masezerano ntabwo ndabijyamo byose kuko turabizi, barabivuze bya Doha na n'ubu Doha barimo M23 na M23 AFC n'abayobone ni na komite nyine ishinzwe kugira ngo ishyikirane nabo ya Kongo bari Doha. Nabyo bavandimwe, kugira ngo nabyo tubivugaho gato, murabona bariya abantu kuko ntabwo ari abantu bashaka amahoro, sinzi ikintu bashaka. Ariko icyo bashaka murakizi, bashaka ni iriya mpire y'imatutsi, ni ugushaka kugira ngo he kugira umuhutu uyobora uko byamera kose, ye kuzaya mu butegetsi muri kano karere bari bo bayobora, kandi ubuyobozi bwabo nubwo gukandamiza umuntu, nubwo bucakara pe, nibyo bashaka. Za ngoma za kera nibyo bashaka kugarura. Ariko ndashaka kugira ngo nivugire ngo ariya masezerano, cyangwa se mvuge uburyo Imana yanadutabaye, Imana yo kabaho, noneho Amerika ikabyinjiramo, noneho ikaza gutega umutego u Rwanda, cyane ko tubona Kagame, menya Kagame yamaze kumenyekana hose. Amerika ntimuzabe ngo ntizi ko Kagame ni c'est un homme invisible, ntabwo uriya ari umuntu, bariya ni abadayimoni, ni abantu bakoreshwa n'abadayimoni. Murabona ukuntu Amerika yaforumiye iriya ntuza y'amasezerano, igashyiraho imyanya 3 gusa, igashyiraho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda aho arasinya, uwa Kongo arasinya, bagashyiraho na Amerika aho irasinya. Bivuga ngo amasezerano buriya yararangiye bavandimwe. Ariko muri kumva uburyo biri kugenda byicanga. Noneho muri Doha rero, ubwo babonye ibyo bibaye guco, babateza ko karugondi hene, ubwo ubundi kwa Kagame bari bazi ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga arajya yagasinya na Kayikwamba gasinya wa Kongo, noneho barangiza Kagame wenda bagirigeze kuri gahunda ya Kagame bakavuga ati kubera ko bashyizemo resolution 2773 ibategeka kuva muri Kongo nta ntego, nta nicyo basabye, siri plus bakavamo, bakavuga ati iriya niyo tuzagendaho tuvuge ngo ntituyemera. Sasa rero ubwo babona nabyo birapfuye, baravuga ati bibyidoha, noneho reka muri Doha tuze kuvuga ko twebwe dusabe ibintu by'amananiza bidashoboka. Bavandimwe mwumvishe ko muri Doha ubu M23 noneho ngo yasabye ngo ikiri gusaba ngo reka iyobora imyaka 8. Muri iyo myaka 8 ngo nyuma yaho ngo bazarekura ubutegetsi. Bavandimwe, ibyo bintu ikindi noneho ngo babantu bose bafunzwe, babandi bose bibyitso byose by'ibicengezi byagiye muri guverinoma ya Kongo y'Abanyarwanda, ibyo byose bongere babifunga, abo bose bafunga. Ubwo se Kongo iramutse ibyemeye bavandimwe, ibyo ngibyo Kongo yo yabibonye iki? Ibyo rero nge mbona ari ukwikirigita bagaseka. Ntabwo Kongo ibyo ntibyakira, ntiyabyemera. Icyo nzi cyo nabo bari kubyina indirimbo za nyuma, bazi ko nabyo igihe cyabo cyagize gute, cyarangiye ko
urugamba ubundi bararutsinzwe byararangiye. Sasa rero none reka tugere ku masezerano ari kuri finale. Abantu bavandimwe, uri muntu wese ari kwibaza ngo ko bari guhamagara ngo Trump yavuze ati aya masezerano ya Doha nibarashyiraho umukono nibirangira ubwo hazazaho amasezerano ya finali arimo ba perezida b'ibihugu wa Kongo n'u Rwanda. Kandi mwese bavandimwe muzi ko perezida w'u Rwanda c'est un homme invisible, nimushaka mu bifate gutyo ni daimon mbo okay, ntabwo ashobora kuboneka. Reka nsubiye inyuma mbibutse ko guhera muri 2020 hari niba atari 2021 aho ngaho ntabwo Kagame yigeze asinya akora ku rupapuro ngo asinye n'umunsi n'umwe. Icyo niko kaza afite mu gihugu cy'u Rwanda, gusinya buriya perezida ahora asinya, ntabwo yamara umunsi adasinya, ariko we nta rupapuro na rumwe agera gute asinyaho. None bavandimwe, azajya gusinya muri Amerika niba wenda reka tuvuge ko noneho hahindutse umuntu abaye umuntu cyangwa se ubushobozi buje abaye noneho hagize ubushobozi yajya gusinya ari amasezerano akoresheje. Ibyo byose rero bavandimwe, aho nashaka kugira ngo tuhavugeho, ari amasezerano ntabwo Kagame ari amasinya, ntabwo Kagame uwitwa Kagame bavuga ntabwo azayitabira, uwo tubona ntabwo azayitabira. Muribuka ko ubushize yatutse Amerika, agatuka n'ibihugu byose, akabikoza isoni akabyandarika. Kiriya ni ikimenyetso kigaragara ngo yaratsinzwe. Ariko muribuka ko akinjira mu gihugu yaravuze ngo ijambo ni wowe ibivugira, ati ngewe igihugu nindamuka nkivuyemo bibaye ngombwa ko nkivamo, kuko yarabizi ko azakivamo. Areka ubundi bandi iyo rigiye kwiba rijya kwiba bizi ko nirigera mu nzu rikiba ntabwo riraba muri iyo nzu. Niribona ibyo ryibaga rizaza yumva ko rirahita ryiruka deja rigenda. Na Kagame rero n'agatsiko ke nuko babikoze, nuko babipanze. Noneho ati ngewe ningenda nzasiga uko igihugu nagisanze. Igihugu yinjiyemo koko asanga ari inyoni zirimo, ari ibikona birimo biri kuvuga, abandi ari akantu kari gupfunuka mu mwobo gutyo, niko ngo azahasiga. Kuhasiga rero yavugaga ni ukuvuga ngo nta kintu azasiga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndibaza ariko se azanagisahura azagira gute? Ariko nge ndumva icyo ashaka kuvuga avuga ko abantu azabica akabamo. Bavandimwe rero navuze ngo ndi kuburira abanyagihugu baba b'u Rwanda, abo Burundi, Kongo, Uganda na Tanzania. Ntimuvuge ngo ngeze muri Uganda na Tanzania, aha hose hazagerwaho ingaruka. Bavandimwe, yashatse kuvuga ko byanze bikunze azarwana kugeza ku wanyuma. N'ejo bundi yarabivuze ati ngewe nzapfa ndi kurwana, arabizi ko azapfa. None bavandimwe, twitware dute. Icya mbere mbakangurira musenge, mupfukame musenge. Mu mwanya ngiye kugera ku buhanuzi cyangwa se ku butumwa nahawe cyangwa se ku mayerekwa na mfite nabonye, murebe ukuntu iherezo ry'ibi bintu rigiye kumera. Ibi rero byo kuvuga ngo Kagame arajya gusinya, ntabwo arajyayo. Hari abakivuga ngo ashobora kuzajyayo. Oya rwose, ngewe ntabwo najya, ngewe ibyo mbona n'ibyo nuko nabivuga, ntabwo ashobora kujyayo. Kuko se nababwiye ngo arajyayo, ntigeze asinya imyaka ingahe irashize, kandi niko kazi ashinzwe mu gihugu, niko kazi ashinzwe. None birarajya kubisinya nibyo bimufitiye umumaro, niko kazi noneho agiye gukora, ntarajyayo. Yaba ari uwari kuzajyayo ntiyari kubasha gutuka bariya bayobozi bose ngo abatuke kuri. Sasa rero icyo ndi kugira ngo mbabwire, musenge Imana. Iyi minsi iteganijwe Trump yavuze ngo bazahurire muri USA, niyo minsi navuga ngo dusigaje. Kuko nyuma y'iyo minsi bavandimwe, ni ibindi bintu. Kuko Kagame twese ntabwo turi gusobanukirwa uko bizaba, ariko noneho ibaze. Trump yarabisobanuye kuri uriya munsi,
azahamagara abaperezida ni seremoni ubundi yagombye kuba, ntabwo ari amasinyange niko mbibona. Ni abantu bazatumira barimo wenda uhagarariye Afurika, barimo Katari, barimo Ubufaransa, barimo n'abandi bantu n'abari abayobozi ba Amerika, nabo baperezida nyine yumvikana ko bazaba baherekejwe nabo. Ubwo nabo bazakora seremoni bavuye ngo turafunitse amasezerano, kabone n'ubwo intambara izaba isutamye ati turayarangije. Bavandimwe rero, ku rugamba muri kuhareba, ntabwo ndahavuga, twese turi kuhumva kimwe. Ubu iyi minsi iri aha hagati, leta y'u Rwanda yataka agatsiko n'abayiri inyuma, nubwo na Kongo nayo iri kwitegura, Kongo irabizi nayo iri kwitegura, muri kubibona. Baragiye gukora ibishoboka byose. Uriya munsi Trump ntabwo yavuze itariki, sinzi n'impamvu batavuga amatariki. Bo baragiye kurwana kugeza ubwo bashakisha uburyo iriya tariki yagera, ibintu byabadiritse, intamba mbese muri aka karere byabaye ibindi bintu. Sinzi ibintu u Rwanda rurakora, kuko aho hantu nanone mpafiteho arya nigeze kubona iyerekwa ngo mbona u Rwanda rukora ikintu gikomeye cyane, amahano akomeye, ariko kimaze kubikora cyakoze ibintu bizagaragara ku buryo muri ino si bizavuga. Ntabwo bavandimwe ari ukubakura umutima. Niyo mpamvu mbabwira ngo mupfukame musenge buri muntu wese ahantu ari, arwanishe umwuka, abari warwanisha ibyo bintu ngo bamaze kubikora byabaye ibintu bikomeye. Niba ari cyo bazakora, niba n'u Rwanda hari rwaribitseho bombe runaka, niba rwaribitseho ibisasu by'ubumara, ntabwo mbizi, ariko buzabikora ngo buhite burangira. Ako kanya buzazima, uzumva ari injereri zivuze gusa, nka kwa kuntumva injereri zivuze mu matwi, nuko bizazima gute. Bavandimwe rero, iyi nkubiri iri hano hagati, ndatekereza ko u Rwanda ariho rugiye gukora ibyo bintu. Ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko musengere iyi minsi iri hano imbere. Hari akantu ngiye kubabwira rero, nanjye numvishije, ntabwo nagafashe nagatohoje neza mumenye ngo niko. Numvise ko Amerika binyuze muri sekreteri wa Amerika ngo yatangaje ko ngo Kagame bamukuyeho ubudahangarwa. Mbivuze nanjye nk'uwabyumvishije, ntabwo ari yerekwa, ntabwo ari iki, ariko nabyumvishijeho. None niba bamukuyeho ubudahangarwa rero, ni ukuvuga ngo ubwo babaye nk'abavuga ngo buri wese amufiteho uburenganzira, buri wese. Noneho nta kuvuga ngo ni ukumutinya ngo ni perezida. Ubwo ndumva ko byabaye gucyo. Naje kubyumvana impirimbanyi yitwa Muhima, murayizi, avuga arasesengura cyane, hari umuzungu wakunze kugendana abasesengura. Niba ababyumvishije nyine n'undi, ubwo nuko nabyumvishije, nanjye ndabibabwiye gucyo, ariko reka dutegereze niba koko byabayeho gucyo. Sasa rero reka ngere kuri bwa butumwa cyangwa se amayerekwa. Ndasojeje, ubwo niho ngeze, ariko urumva ubu butumwa aragira nawe umusesenguzi bwe ariyumvamo, cyangwa se inyumvo yarumva. Ubu butumwa bwe hari abantu batajya bemera ubutumwa cyangwa ubuhanuzi cyangwa se mayerekwa, ariko nge bavandimwe ndayemera, kandi nemera Imana yo mu ijuru, nemera Imana kwivuga. Mbanze mbibutse ko mu ijambo ry'Imana, Imana iravuga ngo nta kintu izakora na kimwe itabimenyesheje abagaragu bayo b'abahanuzi. Biranditse kandi pe. Ubu butumwa hari ubwo nabonye bumaze imyaka n'imyaka, iyi myaka 30 iranashize, mbubitse mbwibitseho. Ubwo rero hari n'ubundi nagiye mbona nyuma na nyuma, n'amayerekwa nagiye mbona, nuko nyine bimeze. Rero bavandimwe, kubabyizera, kubabwumva, kubaragira barabuha agaciro, Imana ibaha umugisha, kuko ngewe turabizi ko hari abahanuzi bavuze ko mu minsi y'imperuka hazabaho n'abahanuzi b'ibinyoma. Ndabizi ngewe ugiye kubabwira iby'ubuhanuzi cyangwa iby'ubutumwa nahawe n'iyerekwa nabonye, ibyo ndabizi, ariko nge iki nababwira ngewe narabyanditse, kuko bimaze igihe ko nabonaga nagendaga nkandika
ndanasoma nta kindi kintu ndongeraho. Imana yo mu ijuru uko yabimpaye uko nabibonye niko ndabivuga, nta kantu ndagabanya, wenda kugabanyaho ari byo wenda uko nakwibagirwaho, ariko nta kintu nakongeraho ngo nkabye. Bavandimwe rero, hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani na mirongo icyenda n'icyenda naje kubona indege yahanutse mu Rwanda. Narayibonaga, ni indege yari ifite ibara ry'umweru. Ubwo Imana ifite uburyo yerekana, ishobora nuko mbese nabibonye niko ndabivuga, nta kindi ndarenzaho. Mbona yaguye mu gihugu cy'u Rwanda, icyo gihe nari ndi mu gihugu. Noneho muri iyo myaka nyine naje kumva ndyamye. Ubwo ibyo by'indege navuye byarangiye, nta bisobanuro ndagira, ibyiyerekwa nta bisobanuro ubundi bigomba kubaho. Ariko aho kuva iyo ndege igwa, ubwo nahise mbona ko nyine izaba yahanuka, kandi hazaba hari iki, hari intambara. Kuko abantu baravuga ngo aho umwotsi uri bigaragare ko haba harimo umuriro uko byamera kose. Noneho ndyamye, oya ntabwo icyo gihe nari mbona, nge uko nabibonaga mwiyerekwa, nkumva bari gutema igiti. Noneho igiti muribuka iyo bari gutema igiti ariko batari kugitemeraho, ndeba hari ikintu cyitwa nyiramibande, baratema ukumva umuntu ari gutema. Numva baratemye. Noneho cya giti kigiye kugwa, Imana ifungura amaso, ahubwo noneho ndakibona kigiye kugwa, cyarakatse. Mbona ubwo hari hakurya yaho twari dutuye, mbona igiti kirakatse, kirarimbutse cyose, imizi yose uko igiti kingana kirarimbuka. Amabuye, cyari kiri ahantu hari agasozi gahagaze. Noneho mu kwikubita hasi cyarakukumutse, kirakukumuka, ari ya mabuye, ari ryataka, ari ya mizi, ari rwa ruti rwose byirundira epfo mu muntu uza mu mugezi nari ndi kureba, birakukumuka byose. Numva ijwi ngo uru ni urupfu rwa Paul Kagame. Ibyo ni imyaka yose ishize uko nayibabwiye. Ndatekereza ko nta kindi ndongeraho, nta n'icyo ngabanyijeho, nuko naje kubibona mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, hagati aho na mirongo icyenda n'icyenda, aho ngaho muri ibyo bihe nari nkiri mu gihugu. Mu mwaka rero wa 2020, aho ngaho nabyo ndyamye, numva umuntu ari kunkomanga, ngo byuka ngo tujye ngo mu muhango, ngo ndayishimiye Neva, ngo agiye gushima Imana, ngo hari umuhango ariko ubwo mpita mbona amaso ari kunyereka ku kibuga ahantu nko kuri stade, ngo tujye muri uwo muhango, ngo ndayishimiye, ngo agiye gushima Imana, ngo ntarashima Imana. Abasi ibintu bifasheho gute? Ubwo mbese ibyo bisa nk'ibivuyeho. Noneho ubwo nanone nza kureba ngo ni kwinjira njya mu rugo, ninjira njya mu rugo, noneho ahantu ariko nabonaga ari urugo, navuga nko muri mize, abantu bazi mize, mu nzu ngo ndangamuco, nabonaga ari urugo ruzengurutse ukuntu, nkabona harimo abantu nyine ariko b'abanyacyubahiro. Ninjira njyayo, mu kwinjira rero ngo mbona intare iri mu rugo hagati, kwa kundi mbese intare yicara iri aho ngaho nyine. Nyikubita amaso ngira ubwoba, ngize ubwoba, numva amajwi yabo bantu bari hirya, navuga barambwira ngo witinya, ngo wowe komeza winjire, ukomeze uze. Ndagenda. Noneho ubwo ngeze kuri iyo ntare, intare itangira kunyurira, ikankabakaba, ikankoraho nishisha. Noneho ati humura nta kigutwara, ati iyo ntare uri kubona. Noneho nkumva ijwi rikumbwira ngo uwo ni Kagame uri kugukoraho. Noneho iyo ntare mbese ikajya muribuka hari ziriya mbwa harigeze ikinisha
umuntu wayo shefu zikaba zisa nk'izimukanda, noneho ikajya yasama ikamfata ku kaboko isa nk'igiye kunduba nkishisha cyane, bati humura nta kigitwaye. Ibyo biragenda bivaho, ariko numva ngo uriya ishushanya Kagame. None ndongera mbona ndi gutembera, ngo ndi kugenda mu nzira, mbona intare iryamye mu nzira. Numva ijwi rirambwira ngo iriya ntare igereranwa ngo na Kagame. Mwumve, noneho muri kwa kuyegera rero ndi kujya ngo ukomeze uze, muri kwa kuyegera ndareba nsanga amajanja yayo yavuyemo, nsanga imikaka nta kintu ifite, imeze nka wa mwana utari wamera amenyo. Noneho numva ijwi rirambwira ngo iyo ngiyo ni Kagame, iyo ni intare yitwa Kagame. Noneho ubwo nkiraho iruhande rwaho mbona ngo yasamye havamo urusiga, rwa rusiga runini bita rwa Kagoma abaruzi. Noneho ndubonye irasama ruvamo ruhagarara hejuru ku giti, ruhagaze hejuru ku giti. Noneho numva ijwi rirambwira ngo urabona kiriya gisiga, ngo ni imbaraga zivuye muri uyu muntu umeze guca, ngo zibaye zigiye mbese zimusimbura. Noneho ndareba, noneho ndumva ngo ntureba ririya jisho burireba, ngo buriya ririya ntabwo ari ijisho, ngo buriya ngo ni ikirorirori, ngo buriya ryarapfuye, ngo ntabwo ririya jisho rikora. Ngo reba hano ku majanja urebe, ndebye ku majanja cya gikona nsanga nabyo zanzara ntazo. Ariko nsubiye inyuma kuri ya ntare, ngo numva ndabwiwe ngo ariya majanja uri kubona yavuyeho, n'iriya mikaka yavuyeho, ngo buriya ngo nizo mbaraga z'intare, ngo nta kindi kintu intare yagutwara, ngo nibyo ngibyo yagukoresha, nibyo byakwica. Ibyo bigenda guco birangira guco nabyo. Noneho ariko icyo gisiga ngo ndabwirwa ngo nicyo izo mbaraga ngo zirakora mu gahe gatoya, ngo ariko nizo mbese zimuvuye. Ngo ni ukuvuga ngo ibya ya ntare kuvuga ngo niba ari Kagame, ubwo ibyo birarangiye, hagiye mu imbaraga zigiye gukora noneho, ariko nazo ngo zirakora mu gahe gatoya. Umunsi umwe nanone ndyamye, ariko mbona ngo ndi mu Rwanda. Noneho nza kubona hari inama iri kubera hanze, abantu b'abofisiye bateranye n'abandi benshi cyane, ariko iyoboye ngo na Kagame. Noneho ngo ari kubwira abaturage mwe ngo muhumure rwose pe, ibi ngibi mbabwira ntabwo intambara yo muri Kongo bikura gutera kwa M23 ntabwo byari byakabayeho. Ni imbere, ndatekereza ko ari imbere, keretse niba nibeshye nk'imyaka, ariko ni imbere yaho byari bitari byabo. Noneho ubwo numva ngo ari kubwira abaturage ngo muhumure, ngo nta kigomba kubatera hano, ngo ntacyo murarinzwe, ngo nta kibazo, ntimugire ubwoba, ngo ahubwo nimubona ibisasu. Noneho mbona ngo ibisasu ya mizinga iri kujya iva mu Rwanda barasa bayohereza muri Kongo. Noneho ngo arababwira ati ari ibisasu ariko byinshi cyane, ngo ari kujya atera, ngo ntimugire ubwoba, ngo buriya ngo ntago bigomba kugera hano muri iki gihugu. Ibyo nanone bivaho, ariko nanone ngo nje kwicura, nicuye nsanga ndi mu gihugu, ngira ubwoba, ngo oya icyo gihe ngo nabonaga ndi mu Rwanda, ariko noneho ngira ubwoba kuko ngo numvaga bari kuvuga ngo imipaka irafunze, kuko nabonaga niba kuko ibintu biri kuba imipaka ifunze, ndanyurayo ndongera mpungene, kuko nari narahunze. Noneho ubwo ibyo byabaga muri iryo yerekwa. Noneho nicuye mbona ndi muri cya gihugu nahungiyemo, mbona nta kibazo. Noneho ubwo numva ndishimye, mbese ndatunagurika, navuga ngo burya kumbi nari nzi ko ngiye kuboterwa mu gihugu, none koko ntabwo ariyo nkiri. Bavandimwe rero, ikintu ushaka kubwira ahangaha, reka ngira ikintu mbwira abanyarwanda, n'abanyarwanda bo ndabwira gusa. Icyo gihe naje kubona ngo ibyo hari igihe kizaba imipaka yose igafungwa, ntihagire umuntu usohoka. Ni nayo mpamvu icyo gihe nagize ubwoba, ngo ari kuvuga ngo nta muntu ushobora gusohoka. Hari igihe kizagera abavandimwe,
mukabona imipaka yose yafunze, nta hantu na hamwe ushobora gutoborera ngo ugende. Kandi noneho nongere mbabwire ikindi, nongeye kumva ngo iyi ntambara niramuka iri kuba mu gihugu, guhunga ntabiri, uzahunga akagerageza kugenda ngo agiye gucika uwo azaraswa. Nabagira inama rero yo kuzaguma mu rugo mugaturama, niba ari mu gihuru ugaturiza aho ngaho ukajya wideplasa gatoya, ariko kuvangura ugiye kumena hanze ntabwo bizashoboka, ntabwo bizashoboka. Nanone rero nongera kuza kubona irindi yerekwa icyo gihe, bwo nanone ngo nari ndi mu gihugu, mbona ubwo twari twicaye mu cyumba, noneho mbona hari intebe y'urubaho, murabona urubaho rurerure, hari uburyo abantu bicara, bamwe bakicara hepfo abandi bakicara haraguru. Njye nari ndi mu ruhande rwo haraguru, ariko duteganye n'ahantu Kagame yicaranye n'abaofisiye, ngo ariko ari inama igiye kuza, batumwemo abantu b'abayobozi hari bavuye no hanze, ari imbwirwaruhamwe mbese igiye gukora. Noneho ngo nkabona bavandimwe, reka iki ngiki ndabibutsa ko hari igihe Kagame yigeze kugaragara mu mutwe hadoze. Ibi byabaye mbere, ibyo bitari byagaragara. Noneho hari n'igihe bigeze kuvuga ngo Kagame ngo yarapfuye cyangwa se yagize gute, ibyo byose nabibonye mbere yabyo. Noneho ngo nkabona abaofisiye bicaranye nawe bari kumubwira ngo rero ngo reka tukubwire ikintu ugiye kuvuga, uragenda uvuge gutya, uvuge ibi ngibi, uvuge ibi, ubitambutse gutya. Noneho nsubiye inyuma gato, ariko ntari najya kuri ubu intuza, ndibuka ahantu mu Rwanda bigeze kwerekana Kagame ngo yagiye gusura abaturage muri ya minsi bavuga ngo ntabwo ariho, ngo yarapfuye umeze gute, ngo yagiye gusura abantu epfo i Cyangugu. Hari ahantu bigeze kugera, ibyo byo ni ibintu byavuzwe ku babyibuka. Noneho agera ahantu baramubwira, umuturage aza kumubaza ngo nagize ikibazo iki n'iki, atuzagende ubwire executive ataba ari uzakirangiza. Umuturage aravuga ati nawe namugezeho. Noneho Kagame ijwi rye kumva ijwi riravuze ngo arabajije ngo none mvuga ngo iki. Icyo kintu nacyumvishijeho, niba wenda ari uburyo bagize amajwi ntabwo mbizi, ibyo ntabwo nabihamya, ariko icyo nacyumvishijeho Kagame uwo bavuga ngo ni Kagame ariko baza ngo mvuge ngo iki, ariko baza abantu bari bahari. Noneho sasa ngarutse muri iryo yerekwa, bakamubwira ngo genda uvuge ibi. Noneho nkabona Kagame ngo rwose ntabyo nishoboreye, ntabyo nshoboye, ngo ageraho yubika umutwe. Murabona ubwo intebe yari iri haraguru, abantu bicaye haraguru, nanjye ndimo, n'abandi bicaye imbere, ariko ba ofisiye nyine bari kumubwira ibyo aravuga, ukuntu ari buze gupronounsa ijambo. Baravuga ati njyewe ndinaniriwe, nta mbaraga mfite, nta bushobozi mfite. Bavandimwe, ibi bintu ndi kubabwira nta makabya nkurarimo, nta n'impamvu navuga ngo ngiye kubibabwira, ndi kugira ngo mbategure mumenye ibintu biriho cyangwa se nibizabaho, kuko ari ibintu niyeje kwibonera njyewe. Ndatekereza ko hari n'umuntu umwe nigeze kubibwira ibi bintu, sinzi niba kibyibuka nkimara kubibona. Noneho ngo yunamye, ngo sinzi ukuntu bakubise mu bitugu, aho bavuze ati cyabaye cyari kinapfuye ubundi kimaze iki. Ubwo arunama, nza kubona mu mutwe hejuru mbona haradoze. Muribuka, murabona ahantu umuntu aba yakomeretse hadoze indodo ziteyemo, zirimo hejuru uburyo zifunze ziri kureba. Bavandimwe, ibyo narabyibone n'amaso yanjye. Kandi noneho nyuma ahubwo maze kubibona, niho naje kubona ku marezo sosiyo bakwirakwije ngo dore Kagame adoze mu mutwe sirivukure. Nari narangije kubibona mbere. Ibyo rero ubwo bavandimwe nuko naje kubibona, birangira gutyo. Noneho rero kuri ndatekereza ko ngeze ku bya nyuma rero nza kubona ngo ndi mu gihugu cy'u Rwanda, mpagaze ahantu hatuje, hari ahantu h'ubusitani, ndi munsi y'agati, numvaga akaririmbo keza kanyuza amatwi karyoshye. Murabona mbese hari ahantu ujya wicara ukabona uri mu kayaga ukumva utuje. Noneho mbona ndaho ngaho numva ndatuje. Noneho
nezerewe neza. Hari akaririmbo kanyuraga mu matwi nyine kari kuririmba byekeza cyane, kafite injyana nziza. Noneho ndengaguje hirya no hino ngo mbona nta muntu uhari, mbona ndi njyenyine. Sinzi ukuntu ngo nagiye kubona umuntu ari kuvugira epfo hasi, mbose ubwo nari ndi mu gihugu ngo, ariko nkareba ngo nkabona ari mu majyepfo y'igihugu, ngo nkumva y'umuntu, ngo noneho numva turasuhuzanyije, ngo naramusuhuje ngo amahoro, ngo nawe aransubiza ngo amahoro. Noneho nza kwibaza ariko ariko numva ijwi riravuze ngo nuko muzajya musuhuzanya amahoro, abanyarwanda gusabana, gusuhuzanya, indamukanyo yanyu ni amahoro, amahoro. Noneho nza kwibuka, numva agatima karagarutse, iyi ndamukanyo uku gusuhuzanya gutya ko nzi ko ari abarundi babikora, bimeze gute? Bavandimwe, twongere dusubire inyuma, mwibuke ndi kubwirwa ngo ninjye mu muhango wo gushima Imana kwa Ndayishimiye. Ibyo byavuye bavandimwe, mwibuke kuvuga ngo ndaho ngaho ndi gusuhuza umuntu uri kure ngo amahoro. Ibyo biragaruka biravuga, bigarura mu buhanuzi bwatambutse ngo intambara izaba, abantu benshi bazapfa, hasigare kimwe cya gatatu, bibiri cya gatatu bizapfa, hasigare kimwe cya gatatu umuntu azajya ajya kurahura ahantu bimugoye, ako kantu kaba kangarutsemo. Ndibaza none iyi ndamukanyo iza guco nayo. Ubwo rero bavandimwe, iki gihe mvuze ubu butumwa cyangwa ubuhanuzi n'aya mayerekwa, urabona ko muri kino gihe turimo, murabona igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi gikoze, navuga gikoze ibintu, umuntu witwa umunyarwanda. Ubundi bavandimwe, nubwo Kongo iri kwangirika, ariko ikintu cyitwa umunyarwanda niwe wangiritse mbere. Nababwiye uburyo igihugu cyose kiri guhunga, ni umunyarwanda wangiritse mbere. N'u Burundi nabwo bwarangiritse pe, ndabizi ko karagatsiko nako kabukozeho, ariko ndebe igikorwa u Burundi bukoze muri Kongo ni igikorwa cy'ingirakamaro. Abarundi, abasirikare b'abarundi bubahwe, perezida w'u Burundi yubahwe. Noneho nyuma ubwo nakomeje gukonsitata nkavuga ngo kuki Imana yari kirajya ambwira ngo ninjye kwizihiza ibi bintu by'u Burundi, u Burundi butari bwagera kuri iyi ntera ngo budukore ibintu bimeze gutya. Kuki iriya ndamukanyo yaje? None kuki ibi bintu bigeze muri ino minsi nkabona ko intambara igiye kuba y'igikatu bavandimwe, ariko ari izarangiza ikaduha amahoro muri kano karere? Kuki bibaye bihuriranye n'uko Burundi buzaba bwabigizemo uruhare? Kuki indamukanyo izaba imwe? Ese no muri Kongo nuko? Icyo kibazo nakibajijeho bavandimwe. Nababwiye ngo nta kintu ndongeraho, nta n'ikintu ndagabanyaho, nuko nabibonye, nuko bimeze. Ariko ndababwira ngo icyo gihe ndi muri icyo gihugu cy'u Rwanda, ndaho hantu heza, numvaga nezerewe, nishimye rwose pe. N'uwo twaramukanyaga nubwo tutari turi hamwe, numvaga ari ibintu byiza, ari ubusabane. Kandi pe ngewe mbizeze ko nubwo abantu bagiye gupfa, abantu benshi bari gupfa ku rugamba, abantu benshi, nje nazaga nibaza ngo ubuhanuzi bwavuze ngo hazapfa bibiri bya gatatu bizaba byagenze gute? Bavandimwe, dusubije amaso inyuma, reka turebe abantu bari gupfa muri Kongo. Harimo ubwoko bwinshi buri gupfa bw'abantu banyuranye, abantu b'ibihugu byinshi bari gupfa, ariko mumenye abanyarwanda igihe batangiriye kuba bazana bapfa babazana, na none umunsi ngo bari gutoza abandi. Umuntu akibaza ngo noneho bari gupfira hanze, iyi ntambara niramuka igeze mu gihugu, kuko birateganyijwe, kuko nabonye iyo ndege igwa mu gihugu, ntabwo iyo ndege yari kugwa mu gihugu nta ntambara irimo. Ubwo iyo byose nabinyuzemo kugira ngo mumenye ngo hari ibintu byatondekanyijwe Uwiteka yapanze bigomba kuzaba. Bavandimwe rero, ndangije mbashimira mubashe gukurikira no kwihangana cyane buno buhamya bw'ubutumwa cyangwa se amayerekwa. Imana imuha umugisha. Kandi navuga ngo sinjye wavuga cyangwa se sinjye uvuze, ahubwo havuga Imana yo mu ijuru, ariyo Data wa twese, utuyobora kandi uzakomeza no kuturinda. Nkaba mbashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.